Muraho neza mwese bakunzi b'iyi video. Muri iyi video turarebera hamwe ibyo ushobora kumenya mu buzima bwawe muri uyu mwaka, by'umwihariko mu bijyanye n'ibyo witeze bitewe n'ikimenyetso cy'ukwezi kiri mu biganza byawe. Iki kimenyetso kigira uruhare rukomeye mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu buzima bwa buri wese, kandi cyagufasha kumenya neza ibyo uzahura nabyo mu gihe kiri imbere. Turi buze kuganira ku bigiye kubaho mu buryo bw'umwihariko ku bantu bafite ibimenyetso by'ukwezi. Ibi bizatuma ushobora kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibyo uzahura nabyo muri uyu mwaka, ndetse bikazakwereka uko wagendana n'ibihe byiza no guhindura ibyiza mu buzima bwawe. Mbere yo gutangira rero, reka tubanze gusobanura icyo ikimenyetso cy'ukwezi ari cyo. Ni uburyo rero cyerekeye ku buzima bwawe. Nk'uko bigaragara mu mico itandukanye, abantu bafite ikimenyetso cy'ukwezi bakunze kubaho mu buryo bufite imbaraga, kandi bagakunda kugerageza guhangana n'ibigeragezo bikomeye. Ikimenyetso rero cy'ukwezi kireba ku bantu bari mu ntera y'iminsi y'ukwezi mu gihe cy'umwaka. Kikaba gishobora kuba igipimo cy'ubuzima bwa muntu. Tugiye gusuzuma rero uko byagenda bikurikira ibi bimenyetso. Abantu bafite rero iki kimenyetso bakunze kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu bikorwa byabo. Uyu mwaka rero bizaba ari umwaka wo kuzamuka no kugerageza ku nzozi zabo, ariko bazahura n'ibigeragezo byo guhitamo neza aho bashaka kugana, cyane cyane mu bijyanye n'umuryango n'akazi. Ku bantu rero bafite iki kimenyetso, uyu mwaka uzabibutsa kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Hazabaho ibyiza by'ubukungu, ariko bikaba bizasaba kugira gahunda neza no gukora cyane. Icy'ingenzi ni ugukomeza kwiyubaka no kuganira n'abantu batandukanye ku buryo bashobora kugufasha. Aba bantu rero bazabona amahirwe menshi mu bucuruzi no mu mibanire, ariko bizaba bisaba kwitonda mu kuganira no gucunga neza amafaranga. Icyo gihe bazasabwa kuba maso ku bijyanye n'ibibazo byo mu buzima bwabo bwite, cyane cyane mu muryango. Uyu mwaka rero, niba ufite ikimenyetso cy'ukwezi mu biganza byawe, uzabona impinduka zikomeye mu buryo witegura ibikorwa n'ubuzima bwawe. Zimwe rero mu mpinduka ushobora kubona n'izi. Impinduka ya mbere rero ni impinduka mu bijyanye n'akazi n'imibereho. Uyu mwaka ushobora kuzana impinduka mu kazi kawe. Ushobora kubona amahirwe yo gukora ibikorwa bihambaye, ariko hazabaho imbogamizi zitandukanye. Ugomba rero kwitonda, ukamenya igihe cyo gufata ibyemezo, ndetse ukirinda gutinda ku bintu bidafite akamaro. Impinduka ya kabiri rero ni impinduka mu mibereho y'umuryango. Uyu mwaka ni umwaka w'amahoro mu muryango, ariko bizasaba gushyira imbere imibanire no guca ukubiri n'ibitekerezo bitari byo. Hari igihe uzagira ibibazo mu mubano n'abantu, ariko bizakemuka mu buryo bwiza n'ubworoherane. Impinduka ya gatatu ni impinduka mu bijyanye n'ubukungu. Abantu bafite ikimenyetso cy'ukwezi mu biganza bashobora kugerageza guhangana n'ibibazo by'ubukungu, ariko impinduka nziza
mu bukungu zizaboneka ku gihe. Uzabona uburyo bwo kubungabunga no gutunganya amafaranga cyangwa se gutunga amafaranga, ndetse bizatuma uhindura uburyo bwawe bw'imibereho. Rero muri ibintu byose, wowe muntu ufite iki kimenyetso cy'ukwezi mu biganza byawe cyangwa se mu kiganza cyawe, hari amabwiriza y'ingenzi ugomba kugira ugomba kugenderaho, ugomba gukurikiza kugira ngo uyu mwaka ibigomba gusohora kuri wowe bibe byo bigusohorereho, kuko uno mwaka ntabwo wagusiga ibintu utabigezeho. Icya mbere rero ni ugukomeza kuba maso. Nubwo hariho ibyiza byinshi bizaza, hari impamvu nyinshi zo kuba maso. Uzabona amahirwe menshi, ariko bizasaba kuba maso ku buryo utazisanga mu bibazo byinshi. Icya kabiri, kwiga uko wakwitwara mu bihe bigoye. Ni ingenzi kwiga uburyo bwo guhangana n'ibibazo. Ku bantu bafite ikimenyetso cy'ukwezi mu biganza cyangwa se mu kiganza cyabo, ibyago rero bishobora kuzana n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko bizatuma ubasha kumenya gukomera no kwiyubaka ku buryo buhamye. Muri rusange rero uyu mwaka uzabageza ahantu heza, ariko bizasaba kubanza gukora cyane, guhindura imyitwarire no gucunga neza igihe cyawe n'amafaranga. Niba ufite rero iki kimenyetso cy'ukwezi mu biganza, uzabona amahirwe menshi, ariko bizasaba kwitonda no gukora cyane kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Twizere ko rero iyi video yatumye usobanukirwa neza ibyo uzahura nabyo muri uyu mwaka. Rero nimba wakunze ino video, ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video no kudukurikirana kugira ngo tujye dukomeza kubasangiza ibindi bintu by'ingirakamaro. Rero nimba utarakanda subscribe, yikande, unakande no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi bintu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Murakoze cyane.